Yes, of course ni Souvenir ugarutse ngarutse hano kuri channel yanjye ya Souvenir TV show nkabanje kubaganiriza kugira ngo tube twafata umwanya muto wo kuba twaganira ku byacu nkuko mubona burije ariko nubwo bwije ntibyambuza kuba nabaganiriza ibintu bikagenda neza tukaba twaganira ku nkuru zimaze iminsi zitambuka zinyerekeyeho harimo wenda nk'izuriya mukecuru ndetse n'izindi nkuru mwagiye mubona uriya musaza ko yajemo. Ibyo byose ndaje mbibasobanurire mu minota mikeya. Ndihangana kuko n'ubundi ahantu ndi ni ku muhanda, niyo mpamvu mwumva n'urusaku rw'imodoka ruri kuza rusakuza cyane. Si outfit nubwo ari nijoro ariko ndagaragara kabisa. Mbere na mbere kanda subscribe niba utarayikanda mugenzi wanjye inshuti yanjye muvandimwe nera inkunga ukanda subscribe. Kanda subscribe urabukoze neza, ujye muri comment ume idea igitekerezo cy'ukuntu najya nkora, ndetse nawe nimba ufite n'inkuru runaka wageza ku bantu ndi tayari umamagare ngenza twiganirire, yaba inkuru y'urukundo, yaba inkuru ibabaje, yaba inkuru yo mu buzima busanzwe, byose ni kuri Souvenir TV show. Ndatangirira nyuma yuko mumaze kubona umukecuru agenda agirana ibibazo n'uriya nakwita uriya musaza. Bagiranye ikibazo cy'amafaranga kubera ko ayo mafaranga bavuga ko ngo yamuhaye amafaranga menshi, nubwo tutaramenya ngo ni amafaranga angana gute, ariko ngo yamuhaye amafaranga menshi. Rero ayo mafaranga ngewe nta kintu ndi bubivugeho kuko kuba yamuha byenda bizi ko yamuhaye, ariko sinzi umubare uko ungana. Wenda buriya nazafata umwanya nkafata uriya mukecuru, nazafata umwanya nkaganira wenda n'uriya mukecuru, sinzi akazi kari kabayemo ariko mwihangane. Ndi kubabwira ko nazafata umwanya nkaganira n'uriya mukecuru nkaba namubaza icyo abivugaho, kubera ko byakomeje kugorana, byakomeje kuba ibibazo cyane. Byabaye ibibazo, mwabonye amakimbirane bagiranye, bararwanye, barari ibyo mutabonye kuri kamera, ariko bafite video nshaka kuzabereka kuko habaye intambara ya danje. Kuko navuganye na Kenny ambwira ko hari ibindi byahabaye bikomeye cyane, byateje ikibazo rwose. Bafatanye mu mashati y'intambarira, ubona abantu barahurura kubera ko umusaza waragira ati agomba kubona amafaranga ye. Umukecuru akavuga ati nta mafaranga nabonye, nayo wabonye nayo kumfasha, nayo nakwatse, nayo nakwibye. Ubwo rero urumva ko wabundenganya. Ese koko ubundi amakosa afitwe nande? Amakosa afitwe n'umusaza wahaye amafaranga uriya mu mama, cyangwa mama Prince niwe ndi kuvuga, cyangwa amakosa wenda yaba afitwe na nyine mumbwire namwe, mumbwire nk'uko mubyumva nk'abakunzi banjye, mumbwire umuntu waba warateje ikibazo bitewe n'uko mwebwe ubwanyu mubibona. Bararwanye rero, byabaye intambara, byabaye ibibazo, byateje imvururu cyane. Gusa njye ku giti cyanjye numva ko bo ubwabo bakagombye kwicara bakaganira, bagafata icyemezo, bakareba icyo gukora, bakareba icyo bagomba gukosora, kubera ko icya mbere buriya ni ukumvikana. Ibintu niba barahuye bishimanye, abantu benshi ariko bakomeje kuvuga ngo ndafuha, ngo mama Prince ngo hari ukuntu. Sinigeze nza mvuga ko mama Prince nge nawe hari ibindi bintu mpanga nawe, urabizi mwa nshuti zanjye, uretse ko abantu utababuza kuvuga ibyo bashaka kuvuga, ariko ngiyewe ku giti cyanjye na mama Prince nta bindi byishimo, uretse ko ari umuntu twibereye inshuti, tukabavandimwe, tugasangira, twinjoyinga. Abantu benshi hari video babonye kuri Kigali nako kuri Dream TV, babona ngo turi kubyina, yego, ariko nanjye naribonye ndaseka ndatembagara. Gusa iriya video nari mbizi ko bari kuyifata, ko Kenny narahamusanze, biba ngombwa ko n'ubundi twinjoyinga, aranabifata, kumvaga nta kibi ndimo, sinari ndi kwiba, nta mugore w'abana nari ndi kuvugisha cyangwa nari ndi kubyinisha, nari enjoyinze nk'uko n'undi wese yaza tukinjoyinga, tukabyina, ibintu bikagenda neza. Gusa hari abantu batabishimye, hari n'ababishimye, abatarabishimye amusori. Ni uko nyine numvaga ko nta kibazo kirimo kuba nasangira n'inshuti cyangwa nasangira n'umuntu tukamera neza, tukabyina kuriya, njye numvaga ko naribi. Ndagaruka none kuri wa musaza yaje mu rugo. Uriya musaza sinzi menye ari gatuma, kuko yaje mu rugo mbona ngezeho n'ibibando, mwarabibonye kuri Dream TV, n'abatarabireba bajyeho babirebe, sibyo? Ariko yaraje arantera nyine, ansanga mu rugo mu masaha y'ijoro, ashaka kunkubita rwose. Byari ibintu bikomeye. Gusa ntawe nimba ari kundeba cyangwa niba ari kundeba, mu kinyabupfura ikintu namubwira nuko agomba kumbabarira
akamvira mu buzima kubera ko njye sinigeze mubangamira mwarabibonye, ariko yagerageje kunyiyenzaho aranuka arashaka kundwanya kandi ndi ahantu hari amabana na petit frere nkabana n'undi muciti wanjye nyine kwa ko nari mbaye mari kuko aho nari ndi murabizi ko ibikoresho bari babigumanye. Iyo video yaratambutse kwa Keza mujyeho muyirebe. Urumva ni ibibazo byinshi, mu bibazo byinshi uri umusaza amaze iminsi anyandikira ama message ambwira nabi, anuka ambwira ko ibizambaho rwose ngo nzabitwaza ngo nyine ngo nzabyirengere, antera ubwoba cyane. Nk'abantu mwe ndabivuze, ntihagira ikimbaho, ntihagira ikibazo kimbaho, uriya musaza w'ikirehe muzamenye ko ari we wateje ibibazo. Urumva, muzamenye ko ari we wateje ibibazo kubera ko amaze iminsi abyigamba, amaze iminsi ambwira ko ibizambaho rwose ngo nzabyirengera. Urumva, ubwo ngemba mbivuze kubera ko babingeza kubona umuntu mukuru avuga ngo ibizakubaho, nuko bazi ko isaha ku isaha yakugirira nabi. Rero ndivuze hakiri kare mw'abantu mwe, mwa nshuti zanjye mwe, ndabizi ko munkurikiranye muri benshi, muri inshuti zanjye murabizi nta kintu njya mbahisha. Niyo mpamvu mfata umwanya nkaza hano nkavuga ibintu byose nkabasobanurira mukabimenya, mukamenya kuba byagenze hagati aho mutazagira ibyo mubona usanga byabatunguye kandi naragombaga kubivuga hakiri kare kugira ngo nagira n'ikibazo bazamukurikirane, kuko urumva nta neza nyifuriza, kuko abanyifuriza neza ntibyazagera ku rwego ambwira ngo ibizambaho nzabyirengera. Ese nzabyirengera ngiye mutwaye iki? Ngo nsubize mutwaye iki? Niba uri kundeba mutwaye iki? Mutwaye iki? Uriya mama Prince sidukundana, turi inshuti, yewe sinzi nimba nawe mukundana. Ngo ngiye ntabwo ndi ukwirwa ndwanira abagore, mbabarira mvire mu buzima nshuti yanjye, ntacyo mpfa nawe, ariko mbabarira umvire hehe mu buzima. Nuko nanjye nigeze mbwinjiramo, niyo mpamvu nawe ugomba kugera gute, mugomba kumvira mu buzima. Bitabaye ibyo ibizakurikira byose uzabisobanura. Hari n'igihe kigera nkumva rwose ndi mw'ijoro nkumva ibintu biramfashe, nkumva muye n'ibibazo, nkatekereza nkati se byaba bifitanye isano na bya bindi uriya musaza yambwiye. Ariko nkavuga ni reka ngire gute, reka nkomere numve ko nta kindi kibazo kibirimo. Ariko abantu ndabivuze, ikizaba cyose azakibazwe, nimura n'abantu bakangirira nabi azabibazwe, ndabivuze. Kuko hari igihe rwose unsigaye ngenda nikandagira, kandi nta makosa mfite, nta kosa namukoreye, ariko ngenda nikandagira mfite ubwoba, mvuga ni noneho kambayeho bimbereye ibibazo, ibintu ni ibibazo. Kubera iki? Kubera uriya musaza kandi anziza ubusa. Uzi wavuga ko ikintu nziza ari igiki? Ngo mw'abantu mwe munkurikiranye, ngo mujye muri comment mumbwire basi amakosa nkorana yahe, mungire inama nkora iki? Ese njye muri RIB mutangira ikirego kubw'amagambo yavuze? Kandi naho yayavuze rwose arigara abivuga ku karubanda, abantu bagiye babibona, aravuga. Numva rero ibyo nababwiraga nuko nyine uriya musaza abangendera mu buzima, bivuze ngo rero icyo nzaba cyose agomba kuzakibazwa. Nkomeje kubashimira kandi mbabwira ko mutuza kuza kubana neza. Ni kuri ino channel ndakeka yarazi igihe, nabanyereka ko banshyigikiye bajye muri comment bajye bandika ati turagushyigikiye, cyangwa reba ikindi bambwira icyo mwumva nazakora ubutaha, icyo mwumva inama zanyu mba nzikeneye cyane. Ni ukuri kandi nanone ndi hano kubera mwebwe mudahari, sinakurirwa nza kwicara ahangaha cyangwa nza guhagarara ahangaha ngira ibyo mvuga nibaraguza. Ndi hano kubera mwe, ni ukuri muraba agaciro imbere yanjye. Kandi kubibaza ku bijyanye n'uriya mukecuru, bibaza ko njye wenda hagati yanjye n'uriya mukecuru ikibyihishe inyuma, njyewe nta kintu kirimo kindi kirenze, nta kintu mpanga nawe. Ni umuvandimwe, ni inshuti, ni umuntu nyine dusangira, cyangwa ujya unamambwira akambwira ati nitekeye ibi n'ibi ngo twisangirire, just mfitemo nyine n'umuntu
duhuza buriya abantu bazi Mama Prince, nabwo buriya Mama Prince ari umugome, namaze kubibona. Ntabwo Mama Prince ari umwana mubi, ahubwo ameze nk'umuntu ufite katoroma, ameze nk'umuntu wababajwe cyane, wahuye n'ibizazane cyane ibibazo byinshi akababazwa cyane, bikamutera kumera kuri. So rero iyo ubaye umuntu nyamuntu cyo umuntu inshuti nyanshuti, umuba hafi ukamuganiza ibintu bikagenda neza, ukamubwira ko nyine ari umuturanyi kandi ari umuntu mwiza, kuko ejeje ubundi namukenera, sinamwiyemeraho, sinagira gute, urumva banamukenera kabisa. Ku bandi bantu bagiye bibaza ati sundi wakunda kumva mvuga umuntu witwa Bella, ubundi Bella yabaye Bella. Ari n'abafana bahoze banyandikira nsuhuza, bamwitande Uwase uri hehera, uri mu Gasyata, ubwo ndanagusuje inshuti yanjye, wavuze umbwira ati Bella, ati ubundi Bella ni muntu ki? Bella reka nawe ngusubirize hano rero. Sasa ndabizi urankurikirana cyane. Bella ni umuntu ukomeye ku buzima bwanjye, na Bella ndagusuje. Bella ni mama wa Nayike ni wa mwana mubona nkunda gukoresha wanjye, ndamwita uwanjye kuko turahorana, ni umwana niyumvamo nkunda cyane, nawe arabizi, cyangwa na mama warabizi, mbakunda kubi. So rero Bella ni mama we. Ubwo Bella nimba ari mama we, ubwo nanjye ndi papa we, ndabyemera kuko ndabakunda bose, n'abavandimwe, ni inshuti nungutse, mwumva ko mfite abantu, n'abantu tujya inama, n'abantu nabo dusangira umunsi ku munsi, mwumva ko ndashaka kuzabazana imbere ya kamera nkaberekana bose turi kumwe, yaba Nayike ubwo nyine ni bebe, yaba na mama we, ndashaka kuzaza nka tukabaganiza bose turi kumwe. Ababishaka mumbwire, yaba kuri nomero yanjye 078 92 7 685, n'ubundi aho hasi nomero yanjye iriho, muyikureho mujye munyandikira WhatsApp. N'ubundi benshi mukunda kunyandikira, ndabibona cyane kandi ndabashimira. Ubwo mumbwire niba nazamuzana na bebe tukabaganiriza, bakababwira ngo twamenyanye gute, ariko nimumenye ukuntu nahuye na Bella, muzaseka mutembagare. Bella buriya ni story ndende, ariko Bella we aka kanya navuga ko ni umukunzi wanjye, ndamukunda, nuko nirinze kumuzana mu itangazamakuru cyane, kuko abo mwagiye mubona mwabonye ko bitarangiye neza, kandi ni umuntu nkunda kandi muzo ku mutima, mba nifuza ko n'ubundi twazava aho turaka kandi tukagirana kure cyane, yaba mu mibanire, yaba mu kubaka. Nyine ni umuntu mfata nk'umuntu wa danje kuri njyewe, ni umuntu mba hafi, ni umuntu nyine nkunda, ndamukunda, niyo mpamvu mbivugira imbere y'abantu, nawe abimenye, nimba bizi yaba atabisimbizi, ariko nuko mukunda kandi mukunda n'umutima wanjye wose. Ubwo rero bibazaga kuri Bella gize gute, ndabasubije. Abibazaga kuri bebe, Bella ari mama bebe, souvenir ubwo ni papa bebe, ni umwana wanjye nyine Nayike. Sima mubona ko tunasa kagahanga ubwo nyine nabasubije. Ubwo na Bella hure ndagusuje cyane kandi ndagukunda. Mwaze ni video warabizi tumaze no kuvugana n'umuntu tuvugana umwanya munene, n'ubwo wenda bitari bimeze neza, afuha kuba ariko nanjye nuko, ariko nyine birangira bigakemuka, kubera ko buri urukundo nyarukundo nirujya rurangira, murashwana yego, mukajyana ibibazo yego, ariko nyuma yuko mugiranye ibibazo, nyuma yuko mushwanye, still n'urundi urukundo rurakomeza. Iyo rugiye n'ubundi nta rwabaga ruhari, ariko iyo ruhagumye nuko n'ubundi urwo rukundo rugize gute ruhari. Ndabasuje rero, kandi nimumbwira ko mushaka ko nzamuzana ndetse na bebe tukabaganiza ukuntu twahuye, tukabaganiza ukuntu umwana nyine, ukuntu byose tuzabibabwira, kandi nta kintu tuzabahisha. Ahubwo namwe mujye mukomeza mutweka ko mudushyigikiye, turi mu rugendo rumwe nyine, muri hafi yacu, nzi neza ko ibintu bizagenda neza, sibyo? Iyi video nyifasha ari nijoro, ubwo ndabona turi saa 6:34 z'ijoro, nuko nacanye amatara, ariko nanone mwagiye mubona ahantu byageraga ukabona hajemo umwijima. Buriya rero n'umuriro wabaga ugiye fete by'umukara, umuriro wagaruka amatara kaka, ibintu bikongera bikagenda neza. Ndasuhuza abakunzi banjye bari Amerika, abakunzi banjye bari Australia, abakunzi banjye bari hari umukunzi ngira mu Bufaransa, yo mana yanjye mukunda kubi, yitwa Esperance, aba mu Bufaransa. Esperance urabizi ndagukunda, wagiye umba hafi kenshi,
wagize ikibazo wenda cy'uburwayi ugira akazi kagenda agaragara ko nizeye ko Imana nigukomeza ni ukuri uzongera ukabigenza neza kandi muramwiteguye. Mfite umufana wanjye wa Senegal nawe yagiye amba hafi cyane, ni ukuri ndagushimiye nshishikariza gusenga, ni ukuri ndagushimiye kandi nawe ujye unsengera nanjye musengere, dusengere igihugu cyacu, dusengere inshuti zacu, namwe mw'abantu mujye musenga. Gusenga ni byiza, ni ukuri nawe ahantu uri aho ngaho muri Senegal nawe uriyizi cyane kabisa, cyangwa nuko akenshi badakunda ko tuvuga amazina yabo, ariko ubundi yitwa Valeri, aba muri Senegal. Ni ukuri ndagusuhuje kandi Imana igikomeza iguhe umugisha. Hari bakabura bari USA, hari Breza ari USA, hari abarundi bo noneho Mana yanjye nibagiwe undi mera ku barundi, ubundi ahantu uri hose uzi kuri umurundi nongere ngo ubuse nkora iki? Abarundi ndabakunda, n'umurundi uri kundeba uhita ujya muri comment umbwira ati mwambonye kabisa, kubera ko ndashaka no kuzaza kubasura. Ndashaka kuzaza gusura i Burundi, ndashaka kuzaza Ingozi, ndashaka kuzaza Gitega, ndashaka kuza Bujumbura, nyine aho hose za Kibitoke, warayi aho hose ngomba kuhaza kabisa, tugatembera mukama kunsambaza, ibintu bikagenda neza. Abiteguye ko mbasura babinyereka, nimbona n'ukuri mu bishaka namwe ngomba kuza. We Ingozi, abantu bibujumbura, Kibitoke, aho hose ngomba kuza. Mu Gitega ndabasuje cyane abariyo, nukuri nzaza kandi ndabishimiye. Nongera nsuza abantu bari mu murenge wa Cyeza, aho ni mu karere ka Muhanga, ahazwi nko mu kagari ka Nyarunyinya, ndetse mu midugudu ya Gasovu, midugudu ya za Bishike, midugudu ya za Bukeye, midugudu ya za Kinaki, hose aho hose mwese ndabasuje cyane. Ni ahantu nzi cyane nagiye nemberera, abo bose ndabasuje cyane. Abari mu murenge wa Cyeza, za Shyogwe aho ngaho bose ndabasuje, za Nyamabuye ndabasuje cyane. Abantu bari za Kicukiro, i Kigali niho nagarutse. Abantu bari za Remera, bari Nyamirambo, ariho nanjye aka kanya magaze ndi nsuhuza abantu bose kabisa. Abari za DRC ndabasuje, Uganda ndabasuje, uwitwa Monira ndagusuje cyane, urabizi ko mwemera. Na mukuru wawe ndamusuje, abitwa Imana Uganda nabo bariyo benshi kabisa, mwese ndabasuje. Abari muri Oman ngira inshuti we, ni muri Oman nawe mbwira ati big up kabisa, nawe ndagusuje cyane. Abari Switzerland, abari mu Norvege, ari umumama uba Norvege, tumaze iminsi tuganira, nuko nibuka ukuntu yitwa, umumama uba Norvege, uzi ko tumaze iminsi tuvugana. nuba n'iyi video ujye muri comment unyandikire, nibagiwe izina ariko byanze kubanza kureba, ariko nawe ndagusuhuje no kuri Norvege kabisa, ndabasuje cyane. Hari umumama witwa Mama Patrick, yabaga mu Bwongereza, ariko sinyimubona, nomero ye narayibuze. Witwa Mama Diane muri Australia, nomero zanyu narazibuze, ariko nimwongera kumbona nukuri munyandikire, mu nomero zanyu cyangwa muri nomero yanjye ku kiganiro munyandikire, nukuri ndabakumbuye. Witwa Maria uri USA, turavugana nukuri Imana ikomeze kuri hafi. Hari umumama wabaga Canada witwaga Konsore muri Canada, nukuri narakubuze, ariko nagiye mbura amanomero y'abantu ko yaraguhindura telefone, ariko Konsore aho uri, niba uri kundeba aka kanya mbabarira urebe kuri nomero yanjye iri ku kiganiro unyandikire, nukuri biranezeza. Anike umurundi witwa Anike ndagusuje cyane. Ivete Burundi ndagusuje cyane. Ni benshi. Umufana wanjye uri aho Kimisagara, aha witwa Emi, nawe ajya kunkunda kumwe umusuze. Hari undi mu mama ubaza, hari urenze ku Gisozi bahita hehe, urenze za Kagugu bahita hehe, wenda hibagiwe, nawe yarambwiye ngo njye musuhuza cyane, yitwa Ashura. Na Ashura yitwa nde? Amazina yabo nkunda kwibagirwa cyane, ariko uri bahita hehe urenze Ikagugura. Ubwo abahaye bakamuhambwira, urenze Kagugu hari ahantu bita nahibagiwe, uburenze za Kagugu. Ubwo uri nawe uri yuzi kuba twahure ku Gisozi, kandi sinjye ngo njye ngusuhuza, ndagusuhuje. Imana ikomeze ikumere imigisha myinshi. Rero sinava ahangaha none nabasobanuriye ko tugiye kujya tubana mu biganiro bitandukanye, yaba ibiganiro byanjye, yaba ubuhamya, yaba inkuru zibabaje, cyangwa se n'izindi nkuru izo arizo zose.
zabaye ngomba kujya mahagera abaganiriza. nta bushobozi ndabona bwo kuba nagura kamera, ariko telefone yanjye nubwo ari nijoro ndakeka amashusho ameze neza, ngewe mba nyizeye. ubwo uzanira inkunga nkagura kamera, Imana izamumera umugisha kugira ngo tujye turushaho kugenda tubaha ibintu byiza 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 cyane kabisa. ejo bundi Arsenal yaratsinze, ariko Man City nayo kuko ari yatsinze yaturushaga amanota 2 itwara shampiyona, ariko ubwo nta kundi tugatwara icy'ubutaha. abakunzi ba Arsenal ndabasuje cyane, Imana yakomeze yebaho umugisha, ariko twizeye ko tuzatwara n'icy'ubutaha. Bombo Classic na walayi gusa nyine urabona ndishimye, natangiye mbabikorera nyine uriya musaza, ariko ubu ngubu nagarutse muri mudu, tuzaturushaho kugenda tuganira cyane. abifuza guhura nanjye tukajya tuganira cyangwa tukajya mu magurupe amwe, bose ni nomero yanjye niyo ngiyo. ikindi nababwira ni uko mbakunda kandi mbahoza ku mutima. Souvenir TV Show irabakunda, unzogera niba kandi subscribe naho uyibuke kugira ngo notification zose ujye uzibona. iyo ukanze like biba ari ingenzi. none iyo ubonye video yanjye ukahita sharing, ugakanda kuri share, ukayisharinga kuri WhatsApp ku bantu bawe, kuri Facebook ukayisharinga, TikTok, Instagram, hose bari sawa cyane. Souvenir TV Show Instagram, Souvenir TV Show TikTok, Souvenir TV Show Facebook, Souvenir TV Show YouTube, hose ni Souvenir TV Show. Flow ubundi ibintu bigiye bikomeza bigende neza. Ibindi nahazaza. Bye bye, ndabakunda cyane.